urabona imitungo yanjye ni ngiyi, ni ukuvuga ngo hano hose ugomba kugira uburenganzira. Hano hose ni ahacu. Iyi myumbati tubona, ibi bitaka n'amateke hano arimo, imyumbati irahari, ugomba kurya ubugari n'isombe. Amababi se singaya, amababi avamo isombe. Hano mu mizi harimo intuze, mu bitaka harimo imyumbati. None cyane kugira ngo nyine mwereke rero wanjye. Anya n'uyu nguyu. What? Uramuzi? Ntabwo mbyumva. Iki fiyanse wawe? Cyane. Oya, ntabwo mbyumva. Twenda no kwimarira maze dufite eko. Aho nanahagwa. Iyo ntuzongeye kuvuga ngo mba nagiye ngo mu ndaya, oya mba ndi muri business kugira ngo nkorere umuryango. Igihe cyose umaze umbwira ngo nagiye kuca inyuma, nagiye mu bagore, nta bagore mba nagiye. Nabaga mbizi kubera yuko ndibinga imyumbati. rimwe na rimwe warazaga nta keya, nta kumpamagara, ariko ntabwo nari nzi ko wabagurira. Mba naje ndabibonye sibyo ndishimye cyane. Byose mba nabikorewe kugira ngo uza imyumbati se singiye uyibona. Iki ubu dufitanye gahunda njyewe nawe. Bwoko ki? Ubona none ko nawe utagira ngo ni na kera Sherini muri iyi minsi. Ejo bundi ntago bibaho. Cyumweru gitaha harabura ibyumweru bibiri. Claude ntibeshye niwe. Ahubwo tugomba gupfa ukuntu twakora izindi business, tugashaka ukuntu hano bakuhira kuko ni ku mpeshyi. Hano tuzateramo ibirayi cyangwa duteremo soya. Ibirayi bishobora kuba bigira harabitse. Twaza tugifira tukarya kugira ngo n'abana babonere ukuntu tuzabona ibibatunga. Ubundi umugabo ni wowe sibyo? Uzanyizera rero. Ariko shaka do. Ibyo ngibyo biberemo. Ibyo biberemo. Ko niko kazi naguhaye. Ako niko kazi naguhaye. Ninde babe? Ubushize narakubwiye ngo iyi mirwanya yingi yose uzayisibure kugira ngo imvura nigwa aya mazi atazadutwarira imyaka. None uririrwana n'udukobwa hano mu mirima yanjye. Ibyo nibyo nguhembera. Niki dukumva kudasubiza. Gose ibyo nibyo nguhembera. Narakubwiye ngo imyumbati ibintu nukubikata kugira ngo imyumbati hasi imyumbati yanjye byimbe. Nuvuga ibintu wambwiraga byose wambeshaga. Nibyo wambwiraga wambeshaga. Ibyo nibyo nguhembera. Nibyo ngibyo. Niko ibi nibyo nguhembera. Uro kwishyuza gushaka nta kintu. Ahubwo se wowe muziranye? Ntabwo ari Claude waje. Ahubwo bavutana ansira ifoto. Wowe muziranye bureka. Wowe muziranye? Claude ni fiyanse wanjye. Kuva ryari mukundana? Izi myaka tumaranye? Ashize igihe kinini. Ahubwo wowe mushobora kuba muri bakubwa niwe mureba umuntu mukahita mukunda umugabo w'abandi. Mbabarira mukobwa. uramenye. Mbabarire. Umva nkubwire. Ujya gushakira ahandi abasore ko buzuye mu gihugu. Utabipfa Claude n'uwanjye. Ejo bundi mu kwa 9. Ndaga kubikubwira. Reka nanakureke njyewe. Reka kubwiza kuri wa mukobwa kugira ngo tuzapfa umusore. Twanamubura twese nkagenda ikibungo nkagushakira y'umuti twese tukamubura. Kuko ntabwo nakwemera ko ntwarira umugabo. Namubonye imbere yawe. Ntari twese tuzamubure. Umva n'undi munsi. Wirakara. N'undi munsi. Ntuzongere gukina n'amarangamutima yanjye. Umwanya wose nataye buri kimwe cyose. Waretse kurakara. Ibagirwa. Buretse gato Unyibagirwa nkuko wibagiwe ibere rya mama wawe. Biramuzi. Sheri. Please. Sheri, akira. Kubwa abashaka kumwara umugabo ntago ngiye nkorana nabo nta kugira ikibungu kabura. Kurahirwe sabaga ngiye ntago nkorana n'abakobwa. Umva n'undi munsi.